ubwo narebye ijambo rivuga ngo mu mategeko y'Uwiteka dushobora gukamuramo ibitekerezo. Itegeko rya mbere, ubwo wasanga n'abantu batazi amategeko 10 ya Mose. Itegeko rya mbere nari wuje ni hame rivuga ngo love everyone a sincere love. Love everyone a sincere love. Nushaka kugera ku bintu by'indashyikirwa, nushaka gukoreshwa n'Imana ibintu bikomeye, love everyone a sincere love. Uti kubera iki? Ririya jambo rivuga ngo mukunde Imana n'umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose, nimurangiza mukunde bagenzi banyu uko mwikunda. Ntabwo ari itegeko ryo kujyana abantu mu ijuru. Abenshi bazajya mu ijuru yateye ko bataryitondera. Mwabonye uburyo abantu bavukiye mu byaro bajya bakora ama projet YouTube Benz. Nta muntu w'inyamirambo ujya ukora projet y'Benz kubera yuko niyigeze abona Benz mu buzima bwe. Ibyo amaso yawe areba nibyo byara. Yakobo aravuga ati ndashyiraho amabara asana nizo nshaka ko zibyara. Imana ibwira Hallelujah, 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 hallelujah. So nashimwe, amazina yanjye banyita Apostle Mutabazi. Ndabizi neza ko mfite abantu bankurikirana hirya no hino ku isi, kandi abo bose ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abasanzwe bakurikira iyi chaîne ya Duku Bosco TV, n'umushumba w'Imana, abatamuzi muzamumenya, abataza amavuta muriho muzayamenya. Dukuze Umuremyi Bosco ni umugabo w'Imana twabanye, kandi barakorera umurimo w'Imana hano muri Kigali, hano Kicukiro rwose, ndetse by'umwihariko nahamagarira abo ngabo bankurikira umunsi ku wundi ari abo kuri channel yanjye Apostle Mutabazi Official, niyo channel yanjye ya YouTube, ndetse n'abasanzwe bankurikira mu buryo bugiye butandukanye, ni abantu benshi ndabizi. Nabakangurira gukora subscribe kuri Duku Bosco, wandike Duku Bosco TV, nurangiza ujye ukurikira amagambo y'Imana. Ni umuntu w'Imana, imirimo n'ibitangaza birakoreka, indwara zirakira, muziho ubwo buhamya. Hallelujah. Reka twihute twinjire mu ijambo ry'Imana. Ndashaka kubigisha kwihutisha amasezerano. Kwihutisha amasezerano ni igitabo nanditse, kuko ndi umwanditsi, nanditse ibitabo 35. Ni mu gitabo nanditse cyitwa The Shortcut to the Promised Land, inzira y'ubusamo igera mu gihugu cy'amasezerano. Hallelujah. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya mbere, Zaburi igice cya mbere, umurongo wa mbere kugera ku wa 5. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ndagira ngo nze kubereka uburyo Bibiliya akenshi abantu bayisoma bihuta. Iyo ugiye gusoma aya magambo abantu bahita bishyiramo kugiye kuvuga umuntu udakurikira abakobanyi, kuticarana n'abakobanyi. Ubu bantu barinje kwishyiramo ko ari byo ngiye kuvuga. Ndashaka kubereka amagambo rimwe na rimwe mu ijambo mutumva, kandi rimwe na rimwe ariyo romokre, donc the keywords, amagambo y'ingenzi ugasanga twayatakaje, tugiye mu yandi magambo atariyo yaragenderewe n'umwanditsi. Aya magambo akomeye aravuga ngo ahubwo uwo muntu ngo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Kwishimira amategeko y'Uwiteka bigira umumaro ki mu buzima bwacu? Ndaza kuvuga ku mbaraga 5 zo gusenga, aho harimo icyo twita gusengesha ijambo ry'Imana, hakabamo gusengesha amategeko, ugasengera mu mategeko y'Imana. Ariko bamwe nta nubwo muyazi. Amategeko y'Imana ni 613. Ntabwo nshaka kubasubiza amategeko, harimo amategeko y'imirimo, ariko ugasengera mu mategeko y'Imana. Ese ibyo bintu bikorwa gute? Ndaza kubikomoza, ntabwo ndabitindaho. Hari ugusengesha imiruho, hari ugusengesha imirimo, hari ugusengesha umuriro. Ubwo ni uburyo butandukanye bwo gusenga, ariko hano haravuga ku mategeko, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira ku manywa na nijoro, ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Kwishimira amategeko y'Uwiteka, nanone kandi ngo kwibwira amategeko y'Uwiteka. Abantu benshi babwirijwe n'abakozi b'Imana bakomeye mu isi. Abantu benshi babwirijwe n'abakozi b'Imana bakomeye mu isi. Mbisubiyemo, natangajwe n'umuntu wambwiye ngo nakurikiye inyigisho zawe kuri YouTube, ngo none uyu munsi maze kuzuza uruganda, ngo ibi bintu bya lockdown nibivamo ngo nzaguhamagara ukata akagozi. Naranezerewe, nacishijwe bugufi n'icyo kintu yarambwiye. Mu gihe hari abantu bakurikira amagambo yacu bakayakerensa, hari abandi bantu bafite inganda zivuye mu magambo tuvuga.
ariko ndaza kubabwira kuki byamugiriye umumaro abandi ntibagirire umumaro. Ni gute wakoresha amagambo y'abakozi b'Imana bakomeye? Nushaka kuvuga na babandi bavuga mu byongereza nimba wumva icyongereza, nushaka kuvuga muri babandi mu Rwanda tuzi bakomeye, ni gute amagambo yabo wayabyaza umusaruro? Ni gute ibintu bwirizwa byagira imbaraga mu buzima bwawe? Ubuzima bwanjye bwahinduwe n'ijambo ry'Imana, ubuzima bwanjye buzakomeza kuzamurwa n'ijambo ry'Imana, ariko abantu ntago bazi uburyo umuntu afata ijambo kugira ngo rihindure ubuzima bwe. Iri jambo mureba ryaremye ubuzima buri mu isi, ngo ibiri mu isi byose byaremwe n'ibitagaragara. Ibi bintu byose ngo byaremwe n'ijambo ry'Imana, ngo kandi na bugingo n'ubu iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Uyu munsi hari ibintu turi buvuge ku buzima bwawe, kandi hari ibintu turi butegeke ku buzima bwawe. Nta kabuza ubuzima bwawe burahinduka niwumva aya magambo mu gihe gito ngiye gukoresha. Wahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Ubuzima bw'abantu ntago bazi ko bwahindurwa n'amategeko y'Uwiteka. The laws of God changed my life. Amategeko y'Uwiteka yahinduye ubuzima bwanjye. Ngo kandi amategeko ye niyo yibwira. Kwibwira biva ku nshinga kuvuga, kubwira, kwibwira. Nuvuga ngo ni ibintu uvuga ariko ukabivuga ari wowe uri kubyibwira. Ni wowe uvuga ariko ni nawe ubwirwa, ukibwira amategeko y'Uwiteka. Ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Aya magambo Imana yampaye mu mugoroba irimo imbwira ngo mbabwire kuri aya magambo. Ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Reka mbabwire, iki gihe tugezemo insengero zifunze, hazabaho umuntu utewe hafi y'umugezi, hazabaho umuntu utewe neza hafi y'umugezi, kubera yuko abantu umuntu utewe hafi y'umugezi, uwo niwe uzabaho. Uwo nguwo tuzasohoka muri lockdown na shininga, uwo nguwo tuzasohokamo avuga mu ndimi nshya, uwo tuzasohokamo afite amavuta yinjiyemo adafite, uwo tuzasohokamo afite iterambere twinjiyemo adafite. Reka mbabwire, gukora kw'Imana niyo turi muri lockdown izamura abantu. Gukora kw'Imana niyo turi muri lockdown abantu irabatumbagiza. Ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, ngo kandi ngo bazagwa rwose, ngo ariko abategereza Uwiteka, ariko abanyamasengesho, ariko abantu batewe hafi y'umugezi, ngo bazasubizwamo imbaraga nshya, ngo kandi bazagenda boye kunanirwa, baziruka boye gucogora, ngo bazatumbagira mu kirere nk'ibizu. Iki ni igihe cyo gutumbagira, ntabwo ari igihe cyo gusubira inyuma. Iki ni igihe cyo kuzamuka mu mavuta, ntabwo ari igihe cyo reka mbabwire, iki ni igihe cyo gutura menshi, si igihe cyo gutura make. Gukorera ko, reka mbabwire, umuntu utewe hafi y'umugezi ntabwo lockdown iza ngo afunge icyacu. Aravuga ngo nubwo lockdown yaje Imana iracyangaburira, nubwo lockdown yaje Imana iracyampa umugisha, nubwo lockdown yaje nacyahembwa bigakunda. Uzi ko hari n'abantu muri lockdown bubatse inzu batari bapfa bazubatse, kubera yuko ari muri mission ishinzwe kurwanya iki cyorezo. Kashi kuri konti kaba nyinshi kurenza iyo yajyaga yakira. Abantu bacuruza imyaka, don't lie to me, tubwizanye ukuri. Ufite stock y'imyaka, muri lockdown abantu bararya bakongera bakarya kubera ko bari mu rugo. Iyo abantu bari kugenda hari n'igihe batabona umwanya wo kurya, kandi nawe urabizi neza yuko muri iyi lockdown wakiriye umugisha w'Imana. Ariko iyi lockdown abantu batewe hafi y'umugezi, ayiwe, haleluya, haleluya. Ahantu uri gerageza ukurura aya mavuta, uvuge ngo nanjye senze isengesho rivuga ngo ndashaka guterwa hafi y'umugezi. Ntabwo ari kure y'umugezi ngo nyenza kuvoma amazi, ndashaka gutera hafi y'umugezi. Imizi yanjye igashora muri uwo mugezi, ngo icyo giti cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Iki ni igihe cyo kwera imbuto, ngo ibibabi byacyo ntibyuma. Kuvuga ngo mu gihe cy'amapfa, haleluya, ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ngo no mu mapfa ntagaze, ngo icyo giti kizakomeza kwera imbuto zacyo. Reka mbabwire bene data, twinjira mu nyigisho y'uyu munsi yo kwihutisha amasezerano yawe. Iyi lockdown
abantu bazayikoresha neza bazayisohokamo, bamwe bazinjira amasezerano lockdown ikirimo, abandi bazasohoka muri lockdown binjira amasezerano. Donc ukicomoka tu muva muri lockdown ikirenge cyawe tugikandagiza amasezerano. Nicyo mwifuriza na ibintu abantu baraparitse nibagisenga nibakiramya Imana ngo nitujya mu rusengero. Ntago wasengaga urusengero, ntago wasengaga urusengero. Ubundi kizakwereka yuko wagabanyukiwe. Ibintu wajya gukora lockdown itaraza uzasanga harimo bimwe utagikora. Wenda gusurana ni wasurana, ariko wahamagara umuntu, wahamagara umuntu kuri call. Wenda ntago ukijya mu kazi, ariko wasoma igitabo ukagira ubumenyi wiyungura. Wazasubira mu kazi, wajya ujya muri board wavuga igitekerezo, babanga uyu muntu manza kubutse Harvard. Oya, ntago ari yindi Harvard. Ugiye bari muri lockdown, we wari urimo usoma ibitabo by'abanyabwenge, wari urimo wumva ama video y'abanyabwenge, wari urimo ukora research. Thank you Jesus. Ntago ari igihe cyo kugabanyukirwa mu mavuta, ntago ari igihe cyo gusubira inyuma mu bwenge, ntago ari igihe cyo gusubira inyuma mu kwaguka, ahubwo nicyo gihe cyo kwagura connections, ku buryo uzasohokamo abantu mwarabwiranye ngo lockdown ikivamo tuzahura kuri hotel ya Marriott tuganire, lockdown ikivamo tuzapanga iyo business. Kuko mu gihe cya lockdown wafatiranye abantu bari mu rugo, ubakubita imirongo ya business. Sasa ubabwira ibitekerezo bya vision zawe. It is a time to develop your ideas, this is a time to develop your goals, to set your goals, to develop your vision, to write down your vision. Lord Jesus, reka some hano mu Cyongereza aravuga muri Living Bible ngo all the joy of those who do not follow evil men's advice. Gutsinda iri jambo twasomye ngo icyo azakora cyose kizamwira cyiza, turaza kurisoma hano mu Cyongereza. Baravuga ngo everything he do shall prosper. Ndashaka kukwinjiza mu mavuta atuma mu gihe abandi barimo bakinga ibintu byabacanze, mu gihe abandi barimo basakuza bavuza induru, wowe ubwe ngo everything I do prosper. Ibintu byose nge nkoze, igihe cyose mbikorera, kuko newe hafi y'umugezi mu mategeko y'Imana, mu magambo y'Imana, mu bwenge bw'Imana. Ibyo nkoze byose it prosper, ibyo nkoze byose bigenda imbere. Abagande baravuga ngo kigenda mu maso, chochote unafanya, chochote unafanya, icyo ukoze cyose kizaba cyiza, ibyo utangiye byose bizagenda neza, proje utangiye yose izahabwa umugisha, abo uhuye nabo bazakubera umugisha. Abantu aho ucururiza bazabona wahindutse ikibazo, kuko bacuruza ari uko utashye. Ndumva ayo mavuta nshaka kuyatura ku buzima bwawe, ndumva ayo mavuta nshaka kuyatura ku buzima bwawe. Monopole spiritual, mu buryo bw'umwuka ukamera nk'ari wowe uri ku isoko wenyine, abandi bagacuruza ari uko watashye, abandi byabo bikagaragara ari uko. Kubera iki? Kubera yuko nimba bataramenye Imana bagomba kubona yuko we wamenye Imana. Bibiliya irambwira ngo amahanga yose akuzengurutse azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye. Abo mucuruzanya bazabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka, bakubaza imiti ucururizaho, ubabwira uti ni Yesu, kandi ni Yesu, kandi ni Mwuka Wera. Ubabwira uti ngewe natewe hafi y'umugezi, ibyanjye bigenda kuri speed y'umuvuduko w'Imana, ibyanjye bigendera mu mumuro. Reka dusome. Which advice do you follow? Ndaza kubaha amahame 10 nakuye muri iri jambo. Nge nsoma ijambo, aya magambo somye mu gihe uri kumva ari amagambo asanzwe, niyanditse mu gitabo cyitwa 613 Principles of Success. We never know, icyo gitabo gishobora gucuruza wenda kopi miliyoni ku isi. Buri gitabo nk'uyaho idolari rimwe naba mfite miliyoni y'idolari. We never know. Ikindi nshaka kubabwira, nimba amafaranga yabuze, shaka amavuta, kuko amavuta niyo arema amafaranga, ariko amafaranga ntago atanga amavuta. Reka mbabwire, ibiri mu isi byaremwe n'ijambo, ariko ibintu byo mu isi ntibitanga ijambo, ahubwo ijambo rirema iki? Rirema ibintu bikagenda bikabaho. Haleluya! Niba hari ubuzima bwawe butuzuye, bwuzurisha ijambo, bwuzuriza amavuta y'Imana, bwuzurisha imbaraga z'Imana, wihuze n'abakozi b'Imana, bazakwinjiza mu miryango utatekerezaga ko wanakinjira. Nge magaciro amavuta y'abakozi b'Imana.
nahuye n'umukozi w'Imana urusha amavuta, nituriyo ndafite ndariguza, nkagenda nkaca bugufi imbere ye, nkubaha amavuta muriho, narangiza nkagira ibintu natura, naho atansengera byinshi ngiye nkatura byinshi, naho atamvugaho ibintu binini nkavuga ibintu binini, avuga ngo nizere mu mavuta. Bibiliya iratubwira ngo mwizere Imana, ngo nimurangiza mwizere n'abahanuzi bayo. Abantu bo muri Kigali ajya gushima Imana ngo Imana yanyije kanseri, kutatubwiriye profete wagusengeye cyangwa pastor wagusengeye, utatubwiye bishop wagusengeye gukiro kanseri, oya ngo Imana yagukije kanseri. Wongo iryo shimwe ntago ryuzuye. Vuga n'umukozi w'Imana Imana yakoresheje, muvuge mu izina, ubaha amavuta muri wo. Uzi ko wanava gutanga iryo shimwe kuri televiziyo runaka, wava gutanga iryo shimwe ugahita uhura n'igitangaza cyawe. Reka mbabwire, ushobora, ntabwo ibi muri kubyumva, ushobora gufata inyigisho zose za Mutabazi ukazireba. Icya kabiri, izigufashije ukazisharinga n'abantu 100. Kugira ngo buri nyigisho ya Mutabazi nayisharinga n'abantu 100, ugahita wakira igitangaza, ukava mu bukode ubuzima bwose. Ntabwo abantu muri kumenya gushaka Imana muri isi ya digital. Kera warararikaga Imana ikavuga ngo umuntu wese wararitse muhaye umugisha, kubazi ko Imana ivuga. Ubwo se kurarika ko kuri internet ni ukuhe? Ni share. Ariko na share yarakunaniye. Dutunze abazima Kigali ntazi ubwoko bwabo. Umushumba wawe afite YouTube channel, ntabwo urakora subscribe. Tubwizanyije ukuri, ni iki cyaguteye? Ese koko ni umushumba wawe? Ese noneho ni iki bikugoye iki? Kuri za channel zirwa zishyira bambaye ubusa zose warakanze, urabizi neza. Ariko ntabwo ushaka kugira ngo wihuze n'amavuta. Abantu mwakiriye byinshi Kigali, ariko ntabwo byabagiriye umumaro, kuko mutabyakiriye uko byakirwa. Bibiliya niko imbwira mu Baheburayo, haravuga ngo namwe mwumvise ijambo, ngo nabo bari barumvise ijambo abo mu butayu nkuko namwe mwaryumvise, ngo ariko ntabwo ryabagiriye umumaro kubera ko bataryakiranye umutima wizeye. It works when you believe. Kwa unaza kubyibagirwa, iyo ushaka ijambo ry'Imana rindira ubuzima bwawe, uraryumva, ukubaha umuntu uri kurivuga, ugakunda umuntu uri kurivuga, warangiza kuryumva ukaritekerezaho, ugakoresha imagination yawe, ukarizengurutsa mu nguni zose z'ubwonko bwawe. Yavuga ngo abatewe ku mugezi, ukinjira mu nguni nk'eshanu ugerageza gutazura iryo jambo, uko umwuka w'Imana kuyoboye, kuko nawe uri mu mwuka w'Imana. Noneho iri jambo niho twasomye ngo akaba ari ryo yibwira. Kwibwira ni ikintu twita imagination. You use your imagination, ariko ugakoresha imagination yawe yuzuyemo ijambo ukarishyira mu bitekerezo byawe, ukaricugusamo. Reka dufate urugero, ufate ikintu cy'agacupa gafunze, ushyiremo ibintu imbere ucuguse, none ushyiremo amategeko y'Uwiteka n'ijambo rye n'amasezerano ye ucuguse, ngo akaba ari byo wibwira ku manywa na nijoro, morning and night. Ijambo ry'Imana urarikora, wamara kurikora rikagukora, ryamara kugukora rikagukorera. Aya magambo atatu muyumve: ijambo ry'Imana urarikora, wamara kurikora rikagukora mbere yuko rigukorera. Ariko abantu bashaka ijambo ry'Imana ribakorera ritarabakora. Ijambo ry'Imana wamara kurikora, ubwo ni ukurigenderamo, rya jambo ukarisengeramo. Iri jambo uri kumva hano kuri YouTube uze gusoza, none utangire kurisengeramo. Ariko urumva YouTube y'umukozi w'Imana arimo abwiriza, ukayifata nk'ikiganiro cya kindi cy'abaterana urwenya cyangwa se debate. Ntabwo ari debate. Ibyo turekura harimo pariti y'amagambo, knowledge, harimo pariti ya wisdom, ariko harimo na pariti ya spiritual, y'umwuka. Ibyo by'umwuka rero bikora ari uko ubishyanye mu isi y'umwuka, ukabyumvira mu mwuka, ukabisengeramo, ijambo ukarisengeramo, autorite y'umuntu warivuze ukayisengeramo. Mbona nzigisha abanyakigali ibintu byinshi, gusengera muri autorite y'umukozi w'Imana runaka. Haleluya.
abari bagiye kurwana baravugaga ngo kubw'Imana na Gideyoni, ngo kubw'Imana n'inkota ya Gideyoni, ariko i Kigali nushaka kumansiyona Gideyoni, sinzi icyo upfa na Gideyoni, ariko reka nkubwire nta butabazi buhari nimba wumva warishyizemo Gideyoni, ngo kubw'Imana gusa Gideyoni ntugire icyo umbwira. Ni ukuri nta butabazi buhari, ni kubw'Imana na Gideyoni, ni kubw'Imana na Gideyoni. Hari umumama hano mu Gatenga yasenze i Kanombe, asengera abamama 3 barabyara. Yari ari kuzamuka mu mpano, agenda asengera umuntu wazinzwe bikomeye, kandi yaramaze arengejeho nk'icyumweru atabyara kucyo mu gihe bamuhaye nta bise bihari. Asenze akerekwa ko azinzwe, ariko kumuzingura biranga. Yigira inama aravuga ngo mu izina rya Yesu Nazareti, mu butware na autorite n'amavuta y'umushumba wanjye Profete kanaka. Akivuga iryo jambo ibise biraza, umugore arabyara. Abantu mwigize abanyamwuka mutari n'abanyamwuka, uyu muntu niwe uzamenya onction iri ku mushumba w'iyariyo. Reka nkomeze nsome. Inama ukurikiriza ni izande. Ni ibiki wibwira ku manywa na nijoro? Whose advice do you follow? Whose advice do you follow? Ndaza kubabwira ayo mahame 5. Whose advice do you follow? Whose advice do you follow? Ni ibiki wumva? Nibe bitabusoma? Nimba uri umuntu w'Imana, nibe bitabusoma? Ese nibyo abantu batsinze, successful people, nibyo abantu bubatse inganda? Ndaza kubabwira, uhinduka ibyo ureba. Yakobo yafataga izigiye kurinda agashyira imbere yaza amabara ashaka ko zibyara. Ibyo usoma uzahinduka nk'ababyanditse. Ibyo urebesha amaso yawe abo ugendana nabo uzakora ibimeze nk'ibyo bakoze. Niyo mpamvu birivuga ngo nugendana n'abanyabwenge uzaba umunyabwenge. Nukomeza gukurikira ibiganiro by'abantu bubatse inganda, nawe uzakora urw'akawunga byibuza, ariko uzagira uruganda. Ntabwo uzaba udafite uruganda, kubera ko uhora ukurikira abagabo bafite inganda, kubera ko uhora wumva ibitekerezo by'abagabo bafite inganda. Ninde mugendana? Who men do you follow? Whose advice do you follow? Who do not hang out with sinners? Who do you hang out with? Ni bande mwirwa mugendana? Numbwira uwo mugendana nzakubwira icyo uzaba cyo mu buzima imbere. Ugendana n'abahanuzi uhinduka umuhanuzi. Ugendana n'abatindi nawe uratindahara. Naho utatindahara bindi bahora bayakumaraho. Buri wese ubuzi 10 ni warisaba. Ugira igihe cyo kubana n'abo ngabo, ariko mu mubare wabo muziranye ugiremo n'abantu bagukubye amafaranga incuro 10 cyangwa 100. Nimba ntabwo ufite uze mbigusengera ayo mavuta nyakwatureho. Abakire batangire kugukunda, batangire kugusaba nimero, batangire kujya bifuza kuganira nawe, batangire gutumira ku mafete yabo, batangire kwicara nawe ku mahoteli, batangire kugendana nawe, batangire kumva baguwe neza ariko mwicaranye. Hari igihe bazamurangira ikiraka cyunguka miliyoni 2 akumva atagikora, gatagwa ati peti shaka miliyoni 7 ushaka gukora akazi. Ariko mbwira abatindi muhora mugendana, nimba ari bo bonyine, simbyanze nanjye ngendana naboroheje, simbyanze nanjye ngendana naboroheje pe, ariko nimba abantu bose muziranye ari urwo rwego bariho, amaherezo urumva uzazamuka ute? Buri muntu wese azamuka ari umuzamuye. Abakozi b'Imana ibintu byo kugendana n'abantu bose urusha amavuta, bose abo mugendana bose barusha amavuta, ntabwo uzigera ugera kure. Ntabwo uzigera ugera kure. Tangira ugendane n'abantu bakurusha amavuta, bakurusha kugenda mu bihugu byinshi, babwirije aho utabwirije, bakandagiye aho utakandagiye. Tangira ugendane n'abantu bafite amanimero y'abayobozi udafite. Wenda nubwo wowe utarahura n'abayobozi, ariko ngo abantu 10 ngendana nabo bafite muri contact zabo abayobozi 1/4 cy'abayobozi b'iki gihugu. Byibuze naca kuri kanaka kangeza kuri kanaka, naca kuri kanaka kangeza kuri kanaka, ariko unasenga. Ntabwo urizerera muri iyo connection gusa, ariko urabikora unasenga. Who do you hang around with? Scoffing at the things of God. Baba bavuga ibiki? What they do, what they say. Baba bavuga iki teka? But they delight in doing everything God wants them to do. Banezerwa, baryoherwa no gukora iby'Imana ivuga gukora. Ndashaka kukubabwira, nushaka Imana ihindura ubuzima bwawe, ibintu byose uzabitekereze uvuye muri njyewe, utangire gutekereza muri God, Imana. Ibi
iyi business ngiye gukora ni gute yahesha Imana icyubahiro, ni gute uburyo nakira abakiriya byagaragaza Imana muri business, ni gute abantu bajya babona Imana bakinjira ahangaha, ni gute abantu babona umutima we. Mbese ibintu byawe bivane kuri wowe. It's about God. It's not about you, it's about God. It's not about you, it's about God. Bango, and day and night are always meditating on the laws and thinking about ways to follow him more closely. Ngo buri gihe batekereza ku mategeko, ngo kandi bagahora batekereza ngo uburyo bwiza, bahora bakoresha imagination yabo batekereza ni ubuhe buryo bwiza, ni ubuhe buryo bwiza ibyo nkora byagaragaza Imana, ni ubuhe buryo bwiza miliyari ndumva nshaka gutunga ariko nayitunga umuntu yajya yibona akabonamo Imana. Ni gute Imana yagaragara mu buzima bwanjye bw'umunsi ku wundi. Abahora batekereza, they use their imagination, they are always thinking through the law about the ways to follow him closely. Ahangaha hazamo imbaraga twita planning. Imana iyo udakoresha ubwonko bwawe nayo ntabwo igutaho umwanya. Ku muntu utekereza, Imana iraza igashyigikira imitekerereze ye. Ku muntu ukora plan agashaka ubujyanama, advisors, bakamuha ibitekerezo akabihuriza hamwe, yarangiza agatekereza uburyo yabikoramo neza, akongera agatekereza ubundi buryo yabikoramo neza, akavuga ngo uburyo bwa mbere si bwiza. This is not the right way to follow him closely. This is not the right way to be what the word of God tells me to be. Ibyo ijambo ry'Imana rimbwira kuba byo, ni gute nababyo? Cyangwa ngo usengere mu mavuta y'Imana, mu bwenge bw'Imana, bwihutisha ibyawe. Hari ikintu kimwe najya nemera, abantu benshi baravuga ngo Imana ibintu byayo bigomba gutinda. Never, ntabwo ngiye byemera. Mfite imyaka 35, maze kwandika ibitabo 35, maze kwagurirwa imbago mu buryo bushoboka, kandi uyu murimo si uko nawutanzemo abandi, ahubwo nuko namenye ko Imana yacu ari Imana itarazika, ari Imana idatinze ibintu mu nzira, ari Imana ni Imana yo kumuvuduko. Umva ukuntu igenda, igendera ku mababa y'umuyaga. Nimba umuyaga ugenda gakeya, n'ibyanjye bizatinda. Bwira Satani ujya kubwira ngo nubwo wavuganye n'Imana bizatinda, umubwire ngo nimba igendera ku muyaga isigaye itega rifuti ya za modoka zifite moteri irwaye, ubwo icyo gihe ibyanjye bizatinda. Ariko nimba igendera ku mababa y'umuyaga, nanjye ibyanjye bigendera ku mababa y'umuyaga. Niba igendera ku mababa y'umuyaga, ibyanjye ntabwo bizahagarikwa. Umva reka mubwire, niyo twashyize agapfukamunwa umuyaga winjiramo, niyo mpamvu duhumeka. Nta gihagarika umuyaga, nta kizahagarika amasezerano yanjye, nta kizahagarika ibyo navuganye n'Uwiteka, nta kizambuza kuzamuka, nta kizampagarika kuba icyo Imana yavuze ko nzaba. Put God on pressure. But in reality, it's not God you put in pressure. It is a you who is putting a you on pressure. Nzabibigisha. Hallelujah. Bikorwa bite? Ufata amasezerano y'Imana ukayavuga mu gitondo, saa sita ukayasubiramo, ku mugoroba ukayasubiramo, ukajya uyatekerezaho, ngo akaba ari byo wibwira ku manywa na nijoro. Ukibwira ku mategeko y'Imana, ukongera ukibwira ku masezerano y'Imana, ukabyibwira, ukabizenguruka, ukabisengeramo, ukabibyiniramo, ukabihimbarizamo, ukabyizereramo, ukabivugana umunezero. Iki kintu kivamo ntabwo bizashoboka, ukabivuga unezerewe. Waba uraye Imana irakubwiye, njye najyaga mbikora. Naba uraye yarambwiye indege, nkatangira kureba ukuntu nzaba mfite indege, nkatangira kubona ari ku kibuga cy'indege nayimanutsemo, nkatangira kureba udustori turi imaginaire tumeze nk'udufilime de fiction, ndi kumanuka ku kibuga i Kanombe, ndi kureba ukuntu bari bansuhuza. Ubwo ahantu mpagaze ngo ndi gusenga, nkazamura ikiganza ngo ndi gusuhuza aba people, havuga ni praise the Lord, Imana yagize neza. Kandi ubwo naburaye, n'ejo naraburaye, ariko nkatangira kwibwira amategeko y'Uwiteka, kandi amasezerano ye akaba ariyo nibwira ku manywa na nijoro. Morning and night, morning and night, morning and night, morning and night. Bikora iki? Nakoze ubushakashatsi. Hari agace ko mu bwonko bita reticular activating system. Ako gace kavumburiwe muri University ya Harvard mu 1949, ariko Imana yakaremye kuva yarema isi.
ako gace ni nk'agapolisi k'ubwonko. Mu munota umwe ubwonko bwanjye bwakira ubwawe, ubw'umuntu uwo ari we wese bwakira information zingana na 8 million bytes. Bytes miliyoni 8. Reba nawe, harimo megabytes zingahe, harimo gigabytes zingahe. Mwango ku munsi ubwonko bwawe bwakabaye bwakira terabytes utazi umubare wazo. Wasazira imyaka 2 cyangwa 3. Amaso yawe mu munota yakira megapixel 300. Ntago ako gace kakemera ko zose zinjira. Gafata bimwe kavuga ngo ibi ni byinjire ni ingenzi, ibi si ingenzi, ibi byinjire ni ingenzi, ibi si ingenzi. This is important, this is not important. Nashaka kwigisha uburyo ako gace ugaha amabwiriza avuga ngo information, amakuru atuma mba umuherwe agomba kwinjira, atuma nyena agasubirayo, atuma mba umuntu wubashywe agomba kwinjira, atuma nsuzugurika agasohoka. Ayiwe ni ahandi ku munara uhagarara ntuceceke ku manywa na nijoro ukavuga amategeko y'Imana, ugasengera amategeko y'Imana, warangiza ukavuga amasezerano y'Imana, wahize ukayasubiramo. Nta ntwaro bacuriye kundwanya izagira ikintwara, nta ntwaro bacuriye kundwanya izagira ikintwara. Akaba ari byo wibwira uvuga ngo ntawe ushaka kunyirukanisha. Ibyo none utangiye gukoresha imagination, uri gukora extension y'ijambo. Nta muntu uzanyirukanisha ngo bikunde. Azashaka kunyirukanisha atahe imbere yanjye, azashaka kunyirukanisha arware stroke ajye Faisal, ntago azanyirukanisha. Ntawe uzankoraho, ntawandwanya nka sobore. Umwanzi wanjye nantera azamunga cinzira 7, azamunga cinzira 7, kuko mfite abamarayika bandwanirira intambara ku manywa na nijoro. Abana banjye bazigishwa n'Uwiteka. Icyo nzakora cyose kizambera cyiza. Sengera mu magambo, sengera mu ijambo ry'Imana, wisengera mu matiku n'amaganya yawe, ahubwo sengera mu ijambo ry'Imana. Sengera amasezerano yo muri Bibiliya, usengera no muri ya masezerano wumviye Kanyarira, ya masezerano wumviye ku musozi, ya masezerano wumviye kuri Prayer Mountain. Utangire nayo yazamure mu isengesho, utangire nayo yatekereza. Abantu benshi bibaza impamvu amasezerano yabo adasohora, ariko abenshi ni ukubera yuko ntago bajya bibwira amasezerano yabo. They never use their imagination and never think about and never delight on their promises. Imana yarambwiye ngo ibyo bizihutisha amasezerano yayo. Icyambere kihutisha amasezerano ni ukuyasubiramo ukayavuga n'ijwi rirenga, à haute voix, à haute voix. Isi nayo irasakuza ikubwira ko ntacyo uzimarira, ikubwira ko ntacyo uzageraho, ikubwira ko uzabimbwa, ikubwira ko utazanikamira nayimbwa. Wowe sakuza cyane we ngo nzatunga n'ifamu, nzakamira umurenge wose, nzahinduka nkaho ari ngewe umara bwaki mu murenge, nzabukomeye, nzatungisha amahanga, nzabukomeye, ndi umwuzukuru wa Aburahamu. Bibiliya tubwira ngo umukene navuga ko ari umukire, kandi impumyi nivuge ko ibona, kandi ngo umunyantege nke navuga ko ari umunyembaraga. Vuga ngo ndi umunyembaraga w'Imana, ndi gukiranuka kw'Imana, ndi umunyembaraga w'Imana, mfite ubwenge bw'Imana, mfite ibitekerezo bitibeshya, mfite ibitekerezo bizana ubwiza bw'Imana mu isi. Icyo nzakora cyose kizambera cyiza. Umuntu ajya gutangira business ngo se shaka ari by'iyi minsi ngo nyine ngiye kuyashyira amashyi, warangije kubyatura urabibona. Imana yabwiye Abisirayeli babwira ngo sinzabura kubagirira ibyo mwavugiye mu kanwa kanjye imbere yanjye. Nanababwiye ko mugiye mu Kanani, mwebwe akanwa kanyu kavuga ko mupfira hano. Ibyo nari navuze ngiye kubisiba nkora ibyo mwe mwavuze. Ibintu tuvuga bifite n'agaciro kuko byasibye Imana yavuze. Naratangaye. Yavuze ngo nanababwiye ko nzabajyana i Kanani, ariko ubwo mwirwa musubiramo ku manywa na nijoro ngo muzapfira muri ubu butayu. Ni ukuri sinzabura kubicira muri ubu butayu. Atura ibyo umutima wawe wifuza kugeramo. Ndumva nshaka gusoza. Ikindi kizabinjiza muri ayo mavuta ni ukumenya imbaraga z'ituro ryo ku musozi wa Moriya, imbaraga z'ituro ryo ku musozi wa Kizabonwa, imbaraga z'ituro zo ku musozi aho Aburahamu yaboneye Imana akayita Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, God the provider, Jehovah Jireh. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Uwo musozi niho hari imbuga y'umugabo wita Orunani w'Umuyebusi, ni naho bubatse urusengero rwa mbere, niho Salomo yubatse urusengero rwa mbere, niho
yavuze ngo umuntu uzajya yerekeza ikiganza kuri uru rusengero agasenga yerekeje kuri uru rusengero. Ntabwo yavugaga urusengero nk'urusengero, ahubwo yavugaga amavuta ari ku musozi wa Moriya, yavugaga imbaraga iri ku gitambo Aburahamu yatambiye n'isezerano. Imana yari Aburahamu kuri uriya musozi iramubwira ngo ni ukuri ndirahiriye no kuguha umugisha, nzaguha umugisha, nzakunganisha n'umusenyi wo ku nyanja, ngo naramurebe inyenyeri, urubyaro rwawe niko ruzangana. Nushaka kubyara abangana n'inyenyeri uzajya urara murebe inyenyeri. Ibyo ureba nibyo ubyara, ibyo watuza akanwa kawe nibyo ubabyo, kandi ibyo watuza akanwa kawe nibyo utekereza. Ibyo ureba nibyo ubyara. Izina ry'Imana yacu nirabwa icyubahiro. Ryihutisha amasezerano, guhora watura amategeko y'Imana mu kanwa kawe. Ibibazo uhura nabyo byatura amategeko y'Imana. Wibyaturaho ibyegeranyo byagaragaye mu bintu bya covid na pandemic, byatura amategeko y'Imana. Wibyaturaho ibyo abantu bahora bakubwira umunsi ku wundi. Ndabizi bahora baguca intege, ariko Imana iragukomeza. Ndabizi bahora bakubwira ngo uzapfa, ariko Imana ikakubwira ngo uzabaho. Ndabizi bahora bakubwira ngo ntacyo uzimarira, ariko Imana ikakubwira ngo wese ku mugongo wanjye imvi zizarinda ziba uruyenzi na nyiguhetse. Reka dusoze. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Reka dusoze. Imana yihutisha amasezerano yawe mu izina ry'uwatubambiwe Yesu. Imana yihutisha amasezerano yawe. Numaca gusengana n'umuntu ufite amasezerano ariko akaba yaramaze kwiheba cyane, ariko ndasoza mbahaye amahame kugira ngo ibyo ukora byose bizakubere byiza. Nkunda kugira umuco cyangwa se ingeso, akageso ko kwigisha nk'amasaha 2, ariko nashatse gukoresha iminota mike. Reka nsoreze hano. Ihame rya mbere, ubwo narebye ijambo rivuga ngo mu mategeko y'Uwiteka dushobora gukamuramo ibitekerezo byatuma ibyo dukora byose biba prosperous. Noneho njya mu mategeko 10 ya Mose. Buri tegeko ndihuza na principe y'ubuzima bwa hano i Kigali, y'ubuzima bwo muri business. Umva ukuntu ameze. Itegeko rya mbere, ubwo wasanga n'abantu batazi amategeko 10 ya Mose. Itegeko rya mbere narihuje n'ihame rivuga ngo love everyone a sincere love. Love everyone a sincere love. Nushaka kugera ku bintu by'indashyikirwa, nushaka gukoreshwa n'Imana ibintu bikomeye, love everyone a sincere love. Uti kubera iki? Ririya jambo rivuga ngo mukunde Imana n'umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose, nimurangiza mukunde bagenzi banyu uko mwikunda. Ntabwo ari itegeko ryo kujyana abantu mu ijuru. Abenshi bazajya mu ijuru yategeko bataryitondera. Ni itegeko ryo kuyobora isi, to have dominion over the cosmos. Ni itegeko rituma ugira abakiriya benshi, ni itegeko rituma ugira igikundiro. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ineza, ngo ubugwaneza nibwo buzana igikundiro. Yego, ubugwaneza buzana igikundiro. Ineza y'umuntu nimutera gukundwa, ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Because you love people, they love you, they love you back. Hano abantu bajya bibaza kubera iki mutabaza kundwa. Ni ukubera ko nkunda abantu. Nge mwanyanga ndabakunda, mwamvuga nabi ndabakunda, mwakora kome ndabakunda. Nwango nge inshingano yanjye is to love you. Kubera iki mbakunda si kugira ngo nje mu ijuru. I believed in Jesus. Ibyo biramagije ngo nje mu ijuru. To believe in Jesus, to believe in Jesus. By the grace of God, I will go to heaven. But I need to obey the laws of God to have dominion, to express the authority of a kingdom citizens, of a kingdom citizen here on earth. Iyo ugize urukundo rw'Imana, ni search nakoze, nge nkora research. Ijuru ryamaye professor ariko ntago wayivuga no mwisi. Ku tariki 25 z'ukwa 11 2018 mu rukerera saa 11. Kandi professor agomba gukora research. Reka mbabwire research rero nakoze. Tutagize abantu nabaye professor kuri university oya. Ni zazindi zo mu mwuka. Zemerwa n'ubasha kumva ibyo mu mwuka. Buriya na apostle nayo nta shuri bayigaho. Ubwo rero ya apostle nta shuri bayigaho, tuyihabwa kubw'umuhamagaro. Na professor yanjye ni kubw'amavuta. Hallelujah. I'm an apostle by calling and I'm a professor by anointing. Tubyakire gutyo. Research nakoze yanyeretse ko umunsi Noah Imana yashyiragaho umukororombya. Noah amaze kurokoka mu nkuge, Imana yafasha abantu babagaho imyaka 1000, iyigabanyamo 10, ibasigira kimwe cy'icumi. Iravuga ngo muzajya mubaho imyaka 100. Umuntu w'ijana wese aravuga ati ndi mu nyongezo, mbese nararangiye, narabaye expired. Kandi kera umuntu yagezaga imyaka 968 akiri imbirizi y'umusore. 800 nubwo yabaga apanga gupfa. 700 ibyo reka da. Baheno kibo banyeje 300, Imana irabimura.
ariko uyu munsi ntawayirahira ngo ararenza 100. N'urengeje 100 aba yaramaze gukunjama, aba ari hatariho. Ariko umwuka w'Imana arambwira ngo hari ikindi kintu mwari mukwiye kubona yuko nakoze uwo munsi. Imana yafashe ubushobozi bw'ubwonko bw'ubwenge bwa Nowa, irangije ibugabanyamo inshuro 10. The brain potential was divided by 10. Uzasome travaye z'abapsikologe nk'aba Carl Jung bandika Carl Jung ni umupsikologe ukomeye, yakunze kuvuga ku kintu cya conscious mind na subconscious mind, uburyo bikora. None nanjye ndimo nkora research y'uburyo mwuka wera akorana na conscious mind and subconscious mind. It's a research, a scientific one. Noneho umwuka w'Imana aransanga, nshaka no kubabwira ngo umuntu ahabwa amavuta angana na knowledge afite. Umuntu ahabwa amavuta angana n'ubumenyi afite mu Mana. Iyo ufite ubumenyi buke mu Mana, niyo wasenga ntujya uva amasengesho, ntabwo ugira no inting. Hari abantu baza Mutabazi asenga ati, Mutabazi afite knowledge mu Mana nyinshi, yasenze gake agira amavuta menshi. Ariko ushobora gusenga umwaka wose, kuko umuntu Imana igwa revelation bidependingana n'ubumenyi ufite muri yo. Imana igwa iyerekwa rya business ya telecommunication bijyanye n'ubumenyi ufite muri telecommunication. Niyo mpamvu Mark Zuckerberg yize IT, niyo mpamvu Larry Page yize IT, niyo mpamvu Bill Gates yakoze Microsoft, kubera yuko yakundaga kwiyigisha no kwirwa acokoza ibintu bya computer coding. Love everyone, sincere love. Imana irambwira ngo iyo umuntu umutima we winjiwemo n'urukundo rw'Imana, ngo Imana ihita ifungura kuri cya gitwikirizo yashyizeho, ubushobozi bw'ubwonko bwe bugatangira gukorera ku gipimo gishobora kugera kuri 50%, ngo ndetse na za 70%. 70% of your brain potential uyikoresheje, Socrate ntiyagukurikira, Plato nawe bamuteranyaho, kubera ko ubushakashatsi bwagaragaje ko batigeze barenza 10% y'ubushobozi bw'ubwonko bwabo. Ariko barakore nima mukoresha 1%, nabyo simbizi. Oya, wenda tuvuge yuko ibyo mwe Mutabaza kwigisha utarabishyikira, at least koresha 5%. Aba ba Bill Gates bose ubona ubushakashatsi buvuga ko batarenze 10%, ndetse benshi ni 5%. Ariko bakoze ibintu isi yose iranyeganye. Ubwo nawe uhita utekereza nimba ntacyo urakora mu murenge w'iwanyu ngo bemere, biravuze ngo nuranakoresha 1% y'ubushobozi bw'ubwonko bwawe. Tekereza, ntacyo bitwaye. Tekereza, nibyanga wongera utekereze, nibyanga usome igitabo wongera utekereze, nibyanga usome Bibiliya wongera utekereze, nibyanga usubiremo amategeko y'Imana, nibyanga usubiremo amasezerano Imana yaguhaye, ubitekereze, uhore ubyibwira. Keep think on it. Keep think on it. Let your mind turn around it. Ijambo ryahinduye ubuzima bwanjye, namaze imyaka 3 ari ryo nibwira ku manywa na nijoro. Niryo jambo rivuga ngo yemwe abategereza Uwiteka nimukamuhe, ngo yemwe abibutsa Uwiteka. Nibaza kuki Imana itajya yibagirwa, kukivuga ko tuyibutsa. Wa Mana kutajya wibagirwa, kukivuga ko tukwibutsa. Wa Mana kutajya wibagirwa, kukivuga ko iryo jambo riramfata rirantumbagiza. Umunsi umwe njya muri Kenya ngiye na bisi, ndaryigisha nta n'indege. Barabanga amavuta wigishirizamo ari ku rwego rw'isi, ntago ari kugenda na bisi. Bubaha amavuta. Reka dusoze. Love everyone, sincere love, cause your brain will work on above 10%, even 20, even 30, even 40, even 50, even 70% of your brain potential. We will be active for the glory of God. For the glory of God. Irya kabiri, write down your vision prayerfully. Wimbwira ngo ufite ibintu ushaka kuzageraho, write it down. Mana bwaba kukinga ibyo ubonye byandike ku mbaho. Wimbwira ngo wabibonye byandike ku mbaho, kugira ngo ubyitegereje abyihutire. Iyo ibintu byanditswe Imana ibisoza yihuse. Iyo ibintu bitanditswe ntago byihutishwa. Iyo ibintu bitanditse ntago byihutishwa. Ikindi we naryenza agaruka nkabibabwiraho, ubyandika hano 3. Ubyandika mu ikayi cyangwa ku rupapuro. Ikindi izo mapuro byanditseho ukazigira nyinshi, ukajya uzishyira ahantu hose ugenda, mu modoka yawe, mu kikoni cyawe. Nkanjye mbitashyira mu mashini yanjye ko mbona imbere ya mashine, nkashyiramo ifoto y'indege Imana yambwiye, nkashyiramo ibintu byose Imana yambwiye, ku buryo ibintu byose ndi gukora aba ari byo ndi kureba imbere yanjye. Ibintu byose ndi gukora akaba ari byo ndi kureba imbere yanjye. Mwabonye uburyo abantu bavukiye mu byaro bajya gukora ama projet
y'utubenzi, nta muntu w'inyamirambo ujya ukora projet y'benzi, kubera yuko niyigeze abona ibenzi mu buzima bwe. Ibyo amaso yawe areba nibyo ubyara. Yakobo aravuga ati ndashyiraho amabara asana n'izo nshaka ko zibyara. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo raramubara inyenyeri, nubara 3 urubyaro rwawe niko ruzangana, nuzibara zose urubyaro rwawe niko ruzangana. Ubyara abana bangana n'inyenyeri wabaze. Iryaga ku bwonko bw'abantu bakagakunda kandi akagakorana strategy. 4, ubwo biri kujyana n'aya mategeko 10 ya Mose muzi. 4 ndumva bavuga ibyo kubaba kuziriza Isabato. Grow your knowledge faster. Iki ni cyaba abashinwa barusha abandi bantu mwisi, to grow the knowledge faster. Umunyamerika yasohoye technology, umushinwa mu mezi 3 abazi kubikora nahumirije, kandi atari wabivumbuye, kandi babivumbura ni yarahari, ari yaranja yatanga amafaranga akagura technology, akagenda akayifungura akayiga, bati ndagutekinika wa technology we ndakwiga mwigana. Ariko uzananirwe kwiga, unanirwe no kwigana kwe, wananiwe kwiga unanirwe no kwigana. 5, hang out with successful wise people. Ujye ugendana n'abantu batsinze kandi b'abanyabwenge. Ntabwo ibyo nabitindaho nabivuzeho. 6, turn your followers into great leaders. Ibi ntabwo nabitindamo kuko umuntu wese Imana yamuremeye kuba umuyobozi. I am born to be a leader because I am made in the image of God, and God is not a follower, God is a leader. Ariko reka twihute. 7, change your plans, not your purpose. Nubona ikintu ukora chance, hindura plan, ariko ntuhindure intumbero. The purpose remains. The purpose remain. Iyo ngiye ku kibuga cy'indege nkasanga umuhanda bawufunze, njya kuzenguruka nkashaka undi muhanda. I keep the purpose yo kujya ku kibuga cy'indege, ariko nkahindura umuhanda ncamo. Hallelujah. 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 Planning, the power of planning, the power of faith. Ubundi gukora plan nibyo bigaragaza umuntu ufite kwizera, kuko akoresha imagination ye bijyanye nuko yizera, akarema isi ye mu bitekerezo bye. Wanga ejo bizagenda gutya, bigenda na gutya, kandi uko yabitekereje. Ndabyibuka hari umudamu ngo waje yarari mugongo, ngo bamubwiye ibya Yesu, ngo araza aribwira avuga ati nimukoraho gusa, kandi ntabwo yakabonye umuntu ukora kuri Yesu ngakire, aribwira ngo nimukora gusa. Imagination yanjye, kwizera kwanjye kuri kumbwira ngo nimukoraho gusa. Iri jambo nababwiye ngo guhora usubiramo ibyo Imana yakuvuzeho, bigenda bikubaka ubwonko bwawe, bigasetinga muri ka gace twise reticular activating system, nubwo nakavuzeho cyane, bikagasetingamo ibintu bivuga ngo uyu muntu arashaka kujya muri iyi ntumbero, muri iki cyerekezo. Amakuru yose akeneye kugira ngo agereyo, mujye muyareka yinjire, ntabwo kwihagarika. Iyo dusubira amasezerano Imana yaduhaye tukayatura ku manywa na nijoro, bikora ku bwonko bwacu ikintu gituma bugira ubushobozi bwo gutekereza, bukabasha gukoresha imagination. Icyo dutekereje kikaba gisa n'ubuhanuzi. Ibyo byaranangaje. Hari igihe ntekereza ibintu, namara kubitekereza nkahura n'umuhanuzi akabimbwira nk'uko nabitekereje byose. Kubera iki? Ubwonko bwanjye narabuprogramye ku buryo burimo butekereza mbameze nk'urimo mpanura. Iyo ubwonko bwanjye burimo butekereza according to my destiny, mbameze nk'uri guhanura. Bibiliya iratubwira ngo the thoughts of the righteous are right. Ibyo umukiranutsi atekereza, mu cy'Imana yamuremeye gukora mu isi, ari mu mwuka w'Imana, icyo kintu atekereza kiba gitunganye. Reka nsoze 8, invest more than you spend. Iri hame reka mbabwire, njya numva ngo mushaka amafaranga. Umuntu wese turi kuvugana hano kuri kamera akabazi kajya akorera amafaranga nashaka abe makeya, iri hame nurikoresha uzamukire byanga bikunda. Invest more than you spend. Nubona amafaranga 100 y'u Rwanda igiceri, uvuge ngo swat yose nzayakoresha igikorwa kibyara inyungu yose 100, cyangwa se ndakoreshamo arenze 50%. Ubwo bivuze ngo ndabikamo arenze igiceri cya senkani, nubwo kuri senkani 60 kuzamura, andi abariyo nijya. Ese ubundi 100 rigura iki? Nubundi ko ari ubunyobwa buvamo, uryo ubunyobwa bwa vene nabwo wenda bubaho. Ko nubundi 100 nijyari buguhaza, ariko iri hame rirakora seriously. Nubona
nubona ibihumbi 10, 6 bishyire ku ruhande, binari byo upangira. Nubona ibihumbi 100, 70 cyangwa 30 bishyire ku ruhande. Invest more than you spend every time you harvest. Icyamunani, turacyari muri amategeko 10 ya Mose, iravuga ngo promise less than you can perform. The trust, icyizere ni ikintu gikomeye. Iyo gitakaje kukiyora biragora, ni nk'amazi amenetse mu mucanga. Guard it with all your might. Promise less than you can perform. Promise less than you can perform. But don't say I will not promise anything. Umunsi umwe nagiye muri conference ndababwira ngo mwese ndashaka kubahindura abamiliyarderi. Mbemerera ko buri muntu wese ndamuhindura biliyoniya. Ndanababwira ngo kandi nimushaka mwinjire mutishyuye. Twari hano Classic Hotel, ntabwo ari ibintu ndi guhimba. Nimushaka mwinjire mutishyuye. Nanasohoye igitabo cyitwa The Code of Success. Ndababwira ngo ninigisha mukumva ibintu mbigishe by'abahindura biliyoniyazi, mujye kwishyura hariya 30 miliyoni. Nimwumva nabapfunyikiye musohoke mwitahire. Umwe muri bo yamaye amadolari 500. Ni nabwo bwa mbere nari mbonye mfasha amafaranga menshi cyarimo. Undi muri bo amereza ibihumbi 20, ibihumbi bingayira 200, sindi kwibuka. Abandi bagenda bishyura ya 30. Nabari bishyuye mbere bagere kandi mafaranga. Batana n'igitabo mbahaye kandi nandi ku expose igitabo. Promise less than you can perform. Hari ukubwira abantu ngo bahindura miliyarderi ukavuga ibitekerezo bitanageza umuntu ku kagari. Bese byamuheza mu mudugudu bitanamugeza ku kagari. Nako byamuheza mu masibo bitanamugeza ku murenge. Promise less than you can perform. But whatever you do, make sure that you make a promise. Uko byamera kose iyo umuntu arimo yamamaza advert, abari gukora promise. But promise less than you can perform. 10, ask what you don't understand. Twasoje. Dusoza kandi sengera abantu bafite amasezerano. Reka mvuge iki ngiki. Abantu benshi bihagararaho. Ibintu byamunanira agakomeza akarwanya. Yajya kugira agira uwasaba nguriya namubwiye nabi. Ikintu nikikugora ukabona kirakunaniye. Nushaka uzasabe n'uwo wimye ugende umbwira uti narakosheje kukwima rwose. Hallelujah. Hari gihe nshaka nimero ngurugero kambabwira ikintu cyoroshye. Tuvuge ko nshaka nimero ya ministry w'ubutaka. Uzimbaraga byagutwara uramutse ushatse kwishaka wiyemeye. Ariko reka nkubwire ibintu byoroshye. Jya kuri Google wandike ngo rata Google umbwira nimero ya ministry w'ubutaka w'u Rwanda. Nubona utayibonye sawa. Hari gihe ibiri ko kuri website nubona utayibonye nge mpita nandika kuri status ya WhatsApp. Umuntu ufite nimero ya ministry w'ubutaka ace inbox ayimwe iminota 5 mba nyibonye. Nta nimero ndashaka muri ubwo buryo ngo nyibure. Wenda sinzi nimba nabakeneye abakobwa babona amaze gutaranika bakandika kuri status utariko munaniona kaye. Sinzi nimba nabyo wabikora ariko ask. Witinya kubaza, witinya kubaza abantu. Witinya abantu kubasaba ubufasha. Urugero ugiye gutangira business ni iki? Gucuruza restaurant. Banza ugenda ushaka abantu 100 bakora restaurant muri Kigali. Uganiriza uwa mbere ugenda wandika, uganiriza uwa kabiri ugenda wandika, uganiriza uwa gatatu ugenda wandika. Reka nkubwire ntago ushobora gukora restaurant ngo ihombe. Ariko urifata ugahaguruka ikintu uzi nuko wariye muri restaurant, ariko waryaga muri restaurant ntago wariraga mu gikoni cyayo. Ntago uzibera mu gikoni, nta nugo uzukuna abantu bakora mu restaurant manyanga bagira. Wowe urahaguruka fa ukajya gukora restaurant. My people are perishing because of the lack of knowledge. Ibintu byose ukoze utabisobanukiwe. Reka mba urugero mbere ko nsenga. Abantu baragenda bakajya mu byo bita MLM, Mat level what? MLM, Mat level kajambo kanyuma karansi. Mat level marketing, yeah. MLM. Akavuga ati ibintu birimo amafaranga abantu bakamushyushya birimo amafaranga, ariko umuntu umwe yaravuze ngo naho business ya birimo amafaranga ite. Niba utayumva ku rwego rushimishije ngo ube uyisobanukiwe n'amabanga yayo yose, ntukayigemo.
abantu bajya mu ma YouTube channels barahiye, bagura amakamera, baravuga bati tugiye gutwika, baravuga ati tugiye gukora inkuru zirebwe, YouTube twishyure. Benshi barahombye. Ariko iri jambo aravuga ngo everything you do shall prosper, because you will do it with when rich in knowledge. You have all the informations. You have all the information and advices. You have advice from wise people. Abo mugendana, you hang around with those people who are successful in the same business you are trying to do. Then everything you do with the blessings of the Lord, with meditating on the laws of God. Hari Bibiliya imwe ikoresha aya magambo twasomye ikavuga ngo meditate on the laws of God. Meditate on it day and night. The power of meditation. Wenda hari ikindi zabivuga reka nsoreza aha ngaha. The power of meditation. The power of meditation. Reka dusenga Imana. Imana yakubwiye umugabo kuva ku myaka 25 ugeje 35. Ijambo ry'Imana rirambwira mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ngo umwami Imana ntatinze isezerano rye nkuko abeshi bibwira yuko ritinza. Urimo uratuvugira Imana nabi, urimo urayibrandinga nabi, wirwa uvuga ngo iby'Imana biratinda ngo birya barambije. Ngiye sinzi umuntu wahimbira ijambo azaza mbwira aho yarisomye. I'm a teacher of the word of God. I'm a teacher by calling. Azaza mbwira hano yasomye ko iby'Imana bitinda. Imana igendera ku muyaga yatinze ibyawe ngo bigende bite. Ubundi se yunguka iki mu gutinda kwawe? Ahubwo ikibazo cyawe kiri ku bwonko bwawe. Utinda guhinduka mu bwonko. Utinda guhinduka mu bwonko. Biratubwira ngo Imana nitinze isezerano ryayo nkuko benshi bibwira yuko iritinza. Ahubwo itwihangana igiye ngo hatagira n'umurimbuka ngo bose bihane babone ubugingo. Ijambo kwihana mu Cyongereza byita repent, mu Kigiriki baryita metanoia. Meta bivuga pray, noia bikavuga thinking, idea. Nuwango nukugira ibitekerezo. Twasoje metanoia. Impamvu amasezerano y'abantu benshi atinda ni ikibazo cya metanoia. They never change the way they think. They never change the way they think. Kandi ibyo byose tubikorera muri ijambo twavuze ngo jya wibutsa Uwiteka ku manywa na nijoro. That is the way you change the what you think. That is the way you program your mind differently. Reka dusenge. Imana ntabwo itize isezerano ryayo. Yakubwiye ubucuruzi bw'umugisha. Uzajya za Dubai haciyemo imyaka 15 uhawe iryo sezerano. Imana yacu nagaruka ikora. Ntabwo itize isezerano ryayo. Ahubwo we watinze mu nzira kubera kwiga nabi by'Imana. Reka dusenga Imana. Reka dusenga Imana. Umaze igihe kirekire ushaka kubaka inzu nk'abandi, amafaranga ukayakusanya ntibikunda. Harimo dayimoni irwanya ko wakubaka nawe nk'abandi, irwanya yuko izina ry'Imana ryahabwa icyubahiro kuko wubatse inzu muri Kigali y'umugisha. Kandi nujya gukora y'inzu zubaka uzayikore wibuka yuko Uwiteka yavuganye nawe. Wikora akazu k'imfundanwa, tangira inzu yaguse kubw'icyubahiro cy'Uwiteka. Nubu uri kwitangira ubwira abantu ngo kubw'Uwiteka na Gideyoni. Ubwira umushumba wawe ahatura isengesho, uvuga uti ndakora ndazigama ariko kubw'Imana nizeye n'amavuta y'umushumba wanjye. Utanga ituro umushumba wawe ubwira utakira ituro. Watureka iyi nzu itazamagararana, iyi nzu itazananira, azagusengera kandi iyo nzu ntabwo izakunanira. Mwige guha agaciro amavuta y'abakozi b'Imana. Mwige guha agaciro amavuta y'abakozi b'Imana. Hari impamvu Imana yabahamagaye, hari impamvu Imana yabatoranyije. Wibifata nkaho ntacyo bamaze, wivuga ngo nigererayo. Umuntu aheshwa umugisha n'ukomeye, ngo tubonye yuko umugisha umuntu aweshwa n'ukomeye. Aburahamu yari afite umugisha, yari afite amavuta, ariko yari akeneye guhura na Melikisedeki kugira ngo ahure n'isezerano rye, ahure n'icyo Imana yamuvuzeho. Nawe ushobora kuba uri umuhanuzi, nawe ushobora kuba warasenze Imana, nawe ushobora kuba ujya wumva Imana, ariko ukeneye kwihuza na Melikisedeki ku buzima bwawe. Ukeneye kwihuza n'amavuta y'umushumba, ukeneye kwihuza n'amavuta ya Dukuzumuremyi Bosco. Niyo mpamvu mbakangurira gukora subscribe, nuko muzi ayo mavuta agusengere. Hari ibintu byinshi bizapfa ku buzima bwawe, hari ibintu byinshi bizakurwa, hari ibintu byinshi byakurwanyije bizahagarara ku buzima bwawe, hari ibintu byinshi byakunaniye uzashobora, hari ibintu byinshi byakunaniye kubyinjiramo uzinjiramo. Let us pray. Father, in the mighty name of our Lord Jesus, turagushimye Uwiteka Imana. Ndasenze kubw'umuntu uzumvira ijambo, uzaryumva incuro imwe,
uzarisubiramo bwa kabiri, uzaryumva gatatu, uzarisengeramo, akaritekererezamo, akarivugiramo, akaryaturiramo. Warambwiye ngo ijambo kugira ngo rihindure umuntu ngo agomba kuryumva, akubaha uribwiriza. Icya kabiri, agakunda uribwiriza. Icya gatatu, akizera iryo jambo, akarikora. Yarangiza kurigenderamo no kurishyira mu bikorwa, akarisengeramo. Yarangiza kurisengeramo, akaryaturiramo, akarihanuriramo, akajya aritekererezamo, akajya ari ryo ashyira mu bitekerezo bye mu buryo bwo kuruhuka mu bwonko, akariruhukiraho. Warambwiye ngo iryo jambo rizahindura uwo muntu, ngo ariko ikintu gikomeye ngo agomba kuribibamo. Ndasengera abanyakigali kuko nzi ko icyo cyabihishe, ariko nzi neza yuko aya magambo tuvuga ari umwuka, abasha kugira impinduka rema. Ijambo umuntu yabibyemo, yatanzemo ubutunzi bwe, rijya rihindura ubuzima bwe kandi rijya rimugeza kure. Nicyo cyatumye Yesu atanga itegeko, aravuga ngo abantu nibabibye umwuka ngo ntibagahindukire batababibyemo iby'umubiri, kuko ijambo wabibye iby'umwuka iyo ubibibye ntibabibibemo iby'umubiri, hari ubwo bitagirira umumaro ubyakira. Thank you Jesus. Nubwo bigoye kubyakira, ariko niko kuri. Ijambo iyo waribibyemo, ukarihanuriramo, ukarisengeramo, ukaryaturiramo, ukarigenderamo, ukaryizereramo, ukaritekererezamo, iryo jambo rihindura ubuzima bwawe. Mwami wanjye urakoze. Ndihutisha amasezerano y'abantu bari batinze mu butayu, kandi atari wowe wabigennye, ahubwo bigaterwa na metanoia. Ntabwo utinze isezerano ryawe nk'uko benshi bibwira ko ritinza. Benshi bavuze ko amasezerano atinda. Naje kuvuguruza iyo mitekerereze y'umwanzi, iyo mitekerereze idaturuka mu ijambo ry'Imana, mvuga ngo ahubwo iby'Imana bigendera ku mababi y'umuyaga. Reka abantu bihutisha ibintu byabo. Umuntu wumvishije ijambo akaryizera, uw'ubukwe atangire kubona save the date zihuse. Uwabwiye imodoka ukore ibitangaza byawe, amafaranga ave mu mfuruka enye z'isi, yakira iyo modoka wamubwiye. Uwabwiye inzu, yakira inzu yo mu izina rya Yesu. Ndatura ku bantu 7 ndi kubona, mbona Imana yabwiye inzu kandi igihe cyabo cyageze. Nimugende mwubaka inzu zanyu, nimba ari ukuzigura nimugende muzigure kubw'icyubahiro cy'Imana. Ibyo nibimara gukoreka muzatanga ituro. Ibyo nibimara gukoreka kubazigura, numara kuyigura uzatanga ituro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kubashaka kuzubaka, numara gutekereza gutangira ikibanza, uzatanga ituro kandi Imana izabana nawe. Ntabwo iyo nzu izakunanira. Humura, humura, ntabwo izakuranira. Ndi kubona abandi bantu benshi cyane, ni benshi cyane, bamaze igihe bari gushaka gutangira business, n'amafaranga yo gutangiza bari kubona abantu bayakura, ariko bafite ubwoba bwo gutangira, bafite ubwoba bukomeye cyane, bafite ubwoba bukomeye cyane. Mugende mutangire, Uwiteka azabana namwe. Ijambo twavuze uyu munsi riravuga ngo everything you do shall prosper. Iryo jambo nujya kuritangira uzahamagara umushumba Dukuze Umuremyi Ernest agusengere, Dukuze Umuremyi Bosco agusengere. Iyo business nujya kwitangira uzafata iyi video wongere, nubwo wayumvishe wongere uyumve, usenga uri kuyumva, usenga uri kuyumva, usenga uri kuyumva. Ibitekerezo bikuzamo byandike hasi. Abantu bumva bakugira inama bakuje mu bandike, ufate nimero zabo bahamagara, ubasabe rendezvous, ubicaza ahantu hameze neza, baguha ibitekerezo. Nurangiza ubwira Uwiteka ngo ngiye kugenda, uzabane nanjye kandi ngiye nitwikiriye cover ya autorité y'umushumba wanjye. Ntimukajye mu bintu mutariho cover y'amavuta y'umushumba banyu, ntimukajye mu bintu mutabwiye abashumba banyu, nimukatangire ibintu mutabwiye abahanuzi, nimukajye mu bintu mutihuje n'amavuta, kuko ibyo bintu nibikwama bigapfapfana, ntabwo Imana izabana nawe kandi uzaze kubatabaza. Ariko nubitangira wihuje n'amavuta yawe, everything you do shall prosper. Uwiteka azajya kuvubira imvura mu gihe cyayo, ategeke umugisha kuba mu byo ugerageza gukora byose. Uzaba hejuru gusa ntabwo uzaba hasi. Yo, haleluya. Ndi kubona ari abantu Imana igiye kwishyura amadeni mu buryo bukomeye cyane kubw'icyubahiro cy'Imana. Amahereko ari hano ni menshi, ariko munyemerere nsoze, munyemerere nsoze, iminota nayirengeje, munyemerere nsoze. God bless you. God bless you.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you, Jesus. Urakoze Yesu. Amen. Mana amahoro bishimire. Amazina yanjye banyita Apostle Professor Mutabazi. Kandi iyo ugiye kuri YouTube channel ukandikamo ngo Apostle Mutabazi Official, aho bageze mu rugo, aho buri kuri YouTube channel yanjye. Kandi nanone iyi ni Duku Bosco, Duku nkuko uvuga ufata Duku z'umuremyi ugafata inyuguti zibanza Duku Bosco TV. Mukore subscribe, umuntu ukunda Mutabazi wese akore subscribe hano, ntacyo bitwara, ntago bitera ikirungurira. Hari amavuta y'Imana ashobora gusa kukoze subscribe ashobora kuva ku mushumba akakugeraho kandi akagukorera ikintu gikomeye cyane. Ibintu by'Imana bikorerwa mu mwuka. Don't joke with it. Uwibwiye ngo nakora ku ncunda z'imyenda birakora. Namugeranya n'uyu munsi umuntu wakibwira ngo ninkora subscribe kuri iyi channel birakora. Abantu benshi bakumva ari ikigoryi, bakumva yarasaze, ariko numvaga gukora ku myenda byamukiza. Abantu bumvaga yasaze. Abandi bati n'igicucucucu cya Paulo mushyiremo abarwayi barakira. Uwo muntu abafite kwizera Imana idashobora gusuzugura. Umuntu uri bwumva inyigisho nimba arayisengeramo, nimba arayibibamo, nge simbizi. Nkunda ko abantu bayoborwa n'umwuka, uyoborwe n'umwuka, ariko nzi ko irahindura ubuzima bw'abantu benshi, ibihumbi n'ibihumbi hirya no hino ku isi, wherever you are around the world. I love you, ndabakunda cyane. Je vous aime très profondément. Naringio, nawapenda sana. Mbagalanyo mikwano. Imana ibishimire.